dukorera tuzabisoza. Imana yacu Imana yaravuganye nawe ikagusezeranya ibyiza gukorera tuzabisoza. Imana icenesha kandi igakenura, Imana icisha bugufi igashyira hejuru, kuko ariyo yabivuze tuzabisoza. Imana yaravuganye nawe ikagusezeranya ibyiza gukorera tuzabisoza. Hari ibyo yavuganye nawe uri ku musozi, hari ibyo yavuganye nawe uri ku karago, kuko ariyo yabivuze tuzabisoza. Imana yaravuganye nawe ikagusezeranya ibyiza gukorera tuzabisoza. Izaguha umugisha mu rubyaro rwawe, izaguha umugisha mu kazi ukora, kuko ariyo yabivuze tuzabisoza. Yaravuganye nawe ikagusezeranya ibyiza gukorera tuzabisoza. Niba Imana yaravuganye nawe ikagusezeranya ibyiza gukorera, guma ku isezerano tuzawicecekere. Yaravuganye nawe ikagusezeranya ibyiza gukorera tuzabisoza. Iyo abantu bahuje umutima Imana ibagirira neza. Abantu bahuje umutima Imana ibagirira neza. Imana ibagirira neza. Abafashwe bahuje umutima maze umwuka wera aramanuka. Imana ibagirira neza. Tujye duhuza imitima Imana izatura muri twe. Imana ibagirira Iyo umuntu akorera Imana ntabwo yikorera amaboko, Umuntu akorera Imana ntabwo yikorera amaboko. uwayikoreye atiganyira ntabwo yikorera amaboko. Umuntu akorera Imana ntabwo yikorera amaboko. Turayikorera igakora ibyacu, kuko ni Imana itabeshya. Umuntu akorera Imana ntabwo yikorera amaboko. Iyo umuntu akoreye Imana ntiyamwikoreza amaboko. Umuntu akorera Imana ntabwo yikorera amaboko. Ntabwo yikorera amaboko, ntabwo yikorera amaboko, ntabwo yikorera amaboko, ntabwo yikorera amaboko. Mwene data ntabwo yikorera amaboko, agira neza ntabwo yikoreza amaboko, n'umunyampuhwe ntabwo yikoreza amaboko.
ntabwo yikorera amaboko, ntabwo yikorera amaboko.